Nshuti mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya rero twabageneye wo gukurikirana iki kiganiro somo ku ndwara ndetse n'ibimenyetso biziherekeza bifata mu rwungano rw'igogora. Turi kugendera hamwe turebera hamwe ibimenyetso, nitubirangiza tuzareba indwara nyirizina, ariko ku buryo buri wese azaba yaramaze kumva kimwe cyangwa se byinshi ibimenyetso biherekeza indwara zifata mu rwungano rw'igogora. Ubushize hari ibyo twari twarebeye hamwe, n'uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe ibindi. Tugiye gutangira ku kimenyetso bita isesemi, bakunze kubyita noze cyangwa nausea mu ndimi z'amahanga. Isesemi ni ukumva ushaka kuruka, bikaba bibanziriza kuruka nyirizina cyangwa se uyifite akaba atanaruka. Icyo kimenyetso nicyo bita noze cyangwa nausea mu ndimi z'amahanga, nk'uko twari tumaze kubibona. Tuvuze ko iki kimenyetso kibanziriza umuntu ushaka kuruka. Mbe none kuruka ni iki? Kuruka bakunze kuvuga ko ari vomisoma cyangwa se vomiting mu ndimi z'amahanga, ni igikorwa cyo kugarura n'imbaraga ibintu biba biri mu gifu ariko bicishijwe mu kanwa. Ibyo biri mu gifu ari byo bigarutse byitwa ibirutsi, bishobora kuba ari indurwe cyangwa se ibiribwa bitewe n'ibikirimo. Ubwo ni ukuvuga ibintu biri mu gifu. Hari igihe rero ibigaruka bivuye mu gifu bigaca mu kanwa biba birimo n'amaraso. Ibyo nabyo babyita vomisoma, ariko mu rurimi rusanzwe byita hematemesi cyangwa se hematemesia. Tugiye kurebera hamwe ikindi kimenyetso, ari cyo kimenyetso cyitwa apeti. Apeti ni iki rero? Apeti ni ukumva umerewe neza mu buryo bwo kwishimira ingano y'ibyo kurya bigomba kuringaniza ingano y'ibiro byangombwa by'umubiri, ariko kandi gutakaza, kubura cyangwa se kugabanuka kwa apeti bishobora kuba bifitanye isano n'indwara itaramenyekana, isaba kugana isuzumiro ukisuzumisha. Iyo umuntu yatakaje, akabura cyangwa se akaba yagize igabanuka rya apeti, bavuga ko yagize ikibazo cya anorexia cyangwa se anorexia. Kikaba ari ikimenyetso muri bimwe mu bimenyetso bitinda ariko bihabwa agaciro kanini mu burwayi bwa kanseri y'igifu. Ikindi kimenyetso kijyana umuntu kwa muganga ni impumuro mbi mu kanwa. Kwa muganga bakunze kwandika ko ari la mauvaise haleine, bad breath mu ndimi z'amahanga, cyangwa se halitosis cyangwa halitosis. Ni kimwe mu bimenyetso bijyana umuntu mu isuzumiro. Ufite icyo kimenyetso ashobora kubyiyumvaho ubwe cyangwa abamuri iruhande bakabimwumvaho. Icyo kimenyetso rero gikunda kuza gikurikira indwara zitandukanye zo mu kanwa, ariko cyane cyane bikaza iyo umuntu atagira isuku amenyo no mu kanwa muri rusange. Ikindi kimenyetso tugiye kurebera hamwe ni ukumva umuntu afite mu kanwa humagaye, sécheresse de la bouche cyangwa se dry mouth. Kumagara mu kanwa ni kimwe mu bimenyetso by'indwara zifata urwungano rw'igogora. Iki kimenyetso kirangwa rwose no kumva nta macandwe ari mu kanwa, bikaza cyane cyane mu gihe umuntu yatakaje amazi menshi y'umubiri biturutse ku miswi, diyabete cyangwa se indi ndwara ishobora gutuma umuntu atakaza amazi menshi. Icyo kimenyetso cyitwa xerostomie cyangwa se xerostomia. Hakaba rero noneho ikimenyetso cyo kumva umuntu afite amacandwe menshi mu kanwa, sialore cyangwa sialorea mu ndimi z'amahanga. Iki kimenyetso kirangwa no kwiyongera kw'amacandwe mu kanwa mu buryo bukabije, bituma ufite icyo kimenyetso acira buri kanya. Kikaba rero ari ikimenyetso cyiza bitewe
n'ukubabuka mu kanwa mu gihe cy'ubwirinzi bw'umubiri. Iyo umubiri ufite ikibazo umubiri urashaka kwirinda, ariko cyane cyane ubwo bwirinzi bukaba cyane cyane mu gihe umuntu afite indwara zo mu kanwa, kigatuma rero haba icyo bita inflammation ya glande salivaire. Glande salivaire niyo bita na salivary glands. Iyo habaye rero inflammation ya glande salivaire, haba na hypersecretion salivaire, bigatuma umuntu agira amacandwe menshi mu kanwa. Ikimenyetso rero gikunze kubanziriza kuruka, gishobora kandi kuboneka no ku mugore utwite. Hari ikimenyetso kirangwa no kumva umuntu harimo gushya, biva mu gifu bizamuka mu muhogo byerekeza mu kanwa, ndetse ukaba wabyumvira mu ijosi cyangwa se mu matwi, bikaza ku buryo bihana intera runaka. Uko kumva ufite ubushye cyangwa se ubwo bushye bushobora kuza bukomeye, ubufite ndetse rimwe na rimwe bugaherekezwa no kugarura uruzi rushyushye rurimo aside iba mu gifu. Iki kimenyetso cyitwa pyrosis cyangwa se heartburn. Iki kimenyetso gikunda kugirwa n'abagore batwite, kikarangira bamaze kubyara, kimwe n'uko kiza yerekeza izindi ndwara. Tugiye kurebera hamwe ikindi kimenyetso bita dysphagie cyangwa se dysphagia. Dysphagia muti ni iki? Ni ukumva utabasha kumira. Kumva utabasha kumira rero bisobanuye ko hari ikibazo cy'ububabare mu muhogo gitewe n'ibiribwa urimo kumira n'ibirimo kubitangira kugira ngo bidatambuka mu nzira y'umuhogo nyuma yo kuva mu kanwa. Icyo kimenyetso bavuga ko ari gene à la déglutition. Dysphagie cyangwa se dysphagia nk'uko twabibonye haruguru, kikaba rero ikimenyetso gikomeye cy'indwara zifata mu muhogo. Bikaba rero ari iby'agaciro kumenya niba uko kunanirwa kumira biza byoroshye, simple gene à la déglutition, cyangwa se rwose utamira namba, waba umira amazi cyangwa se ibiribwa bikomeye. Icyo gihe habaye un véritable blocage de la bouche à ingérer, bigatuma rero icyo kimenyetso ugifite yihutira kugera kwa muganga, kuko kiba cyafunze mu muhogo, kandi umuhogo wafunzwe nta kintu gishobora kuhatambuka. Tugiye kureba hamwe ikindi kimenyetso. Ikimenyetso kirangwa n'igabanuka cyangwa kwiyongera k'ubushobozi bw'imikorere y'ubura. Icyo kimenyetso bavuga ko habaye trouble du transit intestinal cyangwa se disorders of intestinal transit or intestinal transit disorders. Igabanuka cyangwa kwiyongera bw'imikorere y'ubura biba iyo habaye impinduka mu kwituma mu buryo butandukanye, modification de l'exonération, aribyo bita modification of exoneration. Ubusanzwe umuntu yituma rimwe cyangwa kabiri ku munsi. Ingano y'ibyo yituma ishobora guhinduka, ariko umuntu witumye nibura yagombye kwituma nibura amagarama 250 uko yitumye. Imiterere yabyo y'ibyo umuntu yitumye, y'ibyo umuntu yitumye nabyo bishobora kuba bikomeye, aribyo bita constipation cyangwa se constipation, bakabyita impatwe. Kwituma ibintu by'amazi aribyo bita impiswi cyangwa se diarrhée, nabyo biba byatewe n'iyo trouble du transit intestinal. Iyo rero habaye igabanuka ry'ubushobozi bw'imikorere y'ubura, umuntu agira constipation. Tubyumve neza, iyo habaye igabanuka ry'ubushobozi bw'imikorere y'ubura, umuntu agira constipation, aribyo bita impatwe, irangwa no kujya kuri toilette inshuro imwe mu minsi 2, yituma ibikomeye,
bicagagurika aribyo bita cell fragment, bimeze mbese nk'amahurunguru, kandi akabyituma bimugoye cyane. Iyo habaye kwiyongera, aha ni ukwiyongera, iyo habaye kwiyongera k'ubushobozi bw'imikorere y'ubura, umuntu agira impiswi irangwa no kwituma ibintu by'amazi inshuro zirenga 3 ku munsi. Haba ibyo bita sel liquide cyangwa stools liquid. Ibyo nabyo bikaba bituruka iyo habaye kiriya kimenyetso turimo dusobanura. Ikindi kimenyetso ni ukugarura umwuka cyangwa se gaze biva mu gifu bigasohoka mu kanwa. Bakunze kuvuga ko umuntu arimo gutura imibi. Bene icyo kimenyetso bacyita eructation, kikaboneka ari uko hari igice kinini cy'igifu kirimo umwuka mwinshi. Gishobora kuboneka kandi mu gihe umuntu afite ikibazo cya hernie hiatale cyangwa se hernie diaphragmatique, de colite spasmodique et en cas de maladie cardiaque. Izo ndwara tuzagenda tuzisobanura uko tuzagenda tubagezaho iki cyegeranyo. Ikimenyetso cya nyuma tugiye kurebera hamwe ni ikimenyetso bita dyspepsia cyangwa se dyspepsia. Ni ryari bavuga ko umuntu yagize ikibazo cya dyspepsia cyangwa dyspepsia. Dyspepsia ni ububabare bwo mu nda buza bukurikiye ibiribwa umuntu aba amaze gufata, ariko igifu ntikibiswe neza, mal digere cyangwa se evil digest. Icyo kimenyetso kiza kandi giherekejwe n'iseseme, kigaherekezwa no kubyimba kw'inda aribyo bita ballonnement abdominal cyangwa se bloating abdominal. Kigaherekezwa kandi no kumva umuntu aremerewe mu gifu aribyo bita pesanteur epigastrique cyangwa se gravity stomach. Kigaherekezwa kandi no kumva ubura busakuza aribyo bita garglement intestinal cyangwa se intestinal gargling. Icyo kimenyetso gishobora no guherekeza izindi ndwara. Murakoze, mugire ubuzima bwiza.